maboko ubigenza cyabo mushika abana babangavusha wageze mu maboko ya ribu nakubwiye muvandi barafujyanye nabikubwiye kandi reba iya kabiri tuganira bwa mbere twaganiye kuri gutwara inda zidateganyijwe iyi twarayirangije noneho uyu munsi tugomba kuganira kuri covid iyi ngingo niyo y'uyu munsi ukambara neza guhana intera no kwirinda gahunda zitagenwe na leta z'abantu barenze umwe. Rero ibindi ngomba kubabwira uyu munsi kandi ndumva ariyo ngingo y'umunsi nayo ngingo nyamukuru kandi uyu munsi muvandi iminsi myinshi mbese bimeze utera ntabwo wanyiriyeho nakwiriye utese muvandimwe kandi uzi ko turi abavandimwe naho si uyobewe ko ejo bundi nagize isabukuru wigeze uzamo se ese muvandimwe urabiyobewe muri ibi bihe turimo amasabukuru gabari cyaba mvire noneho nta masabukuru akibaho nta myaka 100 ugira ibyo ngibyo byo urabyibuka kumva ese muvandi kwa ugiye ku matelefone ni mfite diere uyihera hasi muvandi urabiyobewe ubwana nge mba mpagaze aha nahinze ko wabivuyemo ko muracyabirimo nahinze ko wabwowe n'umuvandimwe wanjye ese mbibamo ngo nabigiyemo ryari nimba Imana yaraduhaye abana bakiri batoye kumva batugomba kugira ngo natwe tugire uko tubagenza ariko uziko nungutse igitekerezo kashaka umuntu njye gusigira uno mwana ubundi njye gushaka akazi ariko rubanda ni mwumva umukobwa wo kwazigaho yarakugeze ntabwo hazi ibyo tubireke kandi nakubwiye ngo nabwo umuvandimwe mwiza turashwana dupfa byose muvandi abakobwa b'iki gihe bakurikiye amafaranga kandi ngenda yafite ndayabahereza kandi si bashiki banjye nabo bagomba kumeza ibyo bafite ariko mana yanjye noneho niba nagucya mbonye hano kiri umwana ariko si ubundi bunindura amakazi mana yanjye ariko byose byatangiye gufata utuntu tw'utubombo utuntu tw'utubiswi amandazi mana ko ariko ubu ikintu nabwira abakobwa abahungu si beza pe abahungu si beza ariko nabika ngende ariko si ubundi ubaka akazi ngiye kugasaba kuko ngiye kwitwa umuyaya nitwa Kajyarugo koko ariko ntacyo kangende ubwishigikiye n'undi ararusoma abantu nkamwe leta isigaye bahagurukiye ntabyuzi muri iki gihe uri gutera umukobwa w'umwangavu inda icyambere cyo nshuti yanjye nkubwiza ukuri umubujije kugira ejo heza icyambere umubujije kuva mu ishuri cya kabiri umugize umubyeyi kandi nawe akeneye kureba cya gatatu afite no kugira n'ihungabana nshuti wabyumvishe neza Libra yizi ni ikigo gisigaye gishinzwe ubutasi urabikora gatewe baraza bakakwambika amapengu bakakujyana nukuri inshuti ndakubwiye ati kandi ngewe ndarabikubwiye nzahora nabikubwira kuko inshuti yanjye sinaguterera ariko nibyanga nzagukaraba pe ugomba kubyumva ukabivamo ibyo rero wibwira ngo by'amafaranga n'ubundi ubuzima buracyari burebure icyambere cyo muje kugira imyaka 30 uri kujya mu bukobwa bw'imyaka 14 ubwo suri kumva waba umaze iki ugiye kugenda upfire muri gereza abana bawe bazavuke bagusange urabaye umusenzi kandi warukagwiye kugira ubuzima bwiza nabo kabarihira ishuri bakabaho neza ariko dore ibintu ugiye kwishoramo bigiye kukwinjira ubuzima cyo muvandimwe ushaka wanyumvira pe sinwanze kandi urabizi pe wiki
se muvande hayi iyi si covid ahubwo se kurege bagiye gukwambara agapfukamunwa sinzi uburyo nari ngakuyemo muvande ntabwo mwizeraga ibintu burimo simwizera muri se wagiye kwipimisha uguma ya katoni warikingije se kwikingiza ni ibiki covid se do ni ibiki ngo iki muvande umuntu azigorera igicurane nimurangiza mu yagari ese ubundi ibimenyetso bya corona urabizi icya mbere nicyo ngicyo ugaragaje gwiki ese ubundi nta muriro ufite kanumva nabwo kumva ntabwo ahubwo mani tanga distance shyiramo intera pe ubwo mbere sinakukira umuvandimwe wawe nakukira umuvandimwe wawe nasabaga niba uyu munsi mwaboneka yuko dufite inama n'urubyiruko muri iki gihe nirwo ruri guteza ibibazo, nta gapfukamunwa ntaki kandi tugomba kubigisha uburyo gufata ingamba na gahunda z'uburyo twakwirinda iyi covid. urabona ni ikibazo gikomeye cyane kuri nireba ubuvandimwe covid nirobanura ibyo by'ubuvandimwe rero oya ubwo mindi ese ubundi agapfukamunwa kawe kari pfukamunwa ambara ngiye mu isoko ubundi ibimenyetso bya corona ubuvandimwe byumve neza harimo umuriro, harimo gukorora, harimo kuribwa mu ngingo, umutwe ukakujya w'igikata muvandi nta bimenyetso nka bibiri ufite ibimenyetso na ubwo ngize corona oya singugize corona ariko umanza ubwire pe wagiye kwipimisha amagara sesekara nayoga hamana n'ibyawe aya mabweza yawe na ya covid ngise ndi igisimba ngise ndi corona dana ahubwo ibyo ngibyo tuba tubiretse yitegereza abana batoto banje nuko ngo mbona tutanari no gucamo sinzi ukuntu byaje muri iki gihugu cyacu. Ndumva umunsi wabo uhari. Sawa murakoze rwose. Muramukoze kabisa. Ni kumwe mu bayiti. Hapo se niba mudashaka kuvuga none kanze mbegere maze ndebane nawe. Ngamwe ubundi reba ukuntu mumeze nta gapfukamunwa mwambaye muzi ko muri iyi minsi ibintu bimeze nabi hari covid hari ibiki none muraza mumeze gutyo nta gapfukamunwa ubundi muravuye mu kagera nyine twari tubonye abayobozi natwe twambaye agapfukamunwa turiruka akusa ubundi ngatanga kuri kwebana nase ubundi muri iki gihugu aracyari abantu mugenda nta gapfukamunwa mwambaye ase ubundi mwamugiye afite kasike tayizo iryo zina ntabwo rwa mbere ryumvishe tayizo se baherutse gufunga hari umwana w'umukobwa yateye inda hirya kwa Margarita yateye inda aramanuka ijya mu mubane pfo kwa Rutayisire hari umukobwa wawe yari yararanye tayizo izina sitayizo muvuze tayizo namwe mugiye kusura subundi ni muri iki gihe ko muzi ko gusura bitemewe ubundi iki gihe mugiye gusura umuntu muzi ko ari muri covid amwe muzi ko muri buyirwara mwese yaripimishije aberetse icyangombwa yuko yipimishije ku buryo muvuga ngo mugiye kumusura nta kibazo mufite tayizo ikigabo kimwe cya 47 iki ni icyaha ndengakamere kamagara fande yuko ibi ntabwo byo bishoboka arongera ari ubuye ntabwo bishoboka pe ndetse nzemo magara fande ntabwo bishoboka
bishoboka bise. Alo? Oui, afande. Ya nama turayisubitse. Noneho mbonye ikibazo, reba hari umusore mwigeze gukurikirana wateye inda kwa Marigarita. Uwo wararanye n'umukobwa. Uwo nguwo noneho yongeye gushuka ari gushuka abana ba 13 11 kandi uramuzi ukuntu angana 47. Oya ndagukeneye ubu ngubu hagere sawa nkomere tamiki wageze sawa akose ubundi kiriya gisaza kingara kuriya kibashikisha ikinguru ryo mwabyemera Ngure telefone dore ngiye hano nawe se wowe ngene wambo muyobozi reka ngwereke tugende n'ibyo bya covid se kibazo wakubyumve mu bana oya tugende utaha tugenda ariko nyine usigara kubyumva bigiye turimo aho ni ibintu byabaye abahungu bameze ngo uratusha gatorebe ku ruhande ni gabo urahita bakudahura utagutwara ibyo rero nizera ko mwabyumvishe rero mbagira inama mushake mugende gake no muri n'ibihe turimo ushobora kurwara covid, ushobora gutwara inda idateganyijwe, ushobora kugira ibindi bibazo runaka. Muzi wa mukobwa ko Marigarita nahoze ndi kuvuga, muzi ukuntu ameze ubu byaramuyobeye, byaramucaza umugabo uwo mugabo wamuteye inda yarahunze, baramushatse baramubura. Unitayizo bana nicyo gisaza bitatayizo cyo mwabagiye kureba kandi mubabwire bagene inda mugende gake mutuze ubwo buntu bw'ububombo, ubwo buntu bw'ubutelefone, ubwo buntu bw'uki ubwiye niwanyu bakakugurira. Urumva cyakoze inama nge mbagiriye niyo gusa cyakoze iyo mabwiye cyo nje kureba fande icyo gisaza tayizo nimwiga mujya no kukireba yuko kigiye gufunga turi kumubwo. niwe tayizo sha wageze mu maboko ubugenza cyaho gushika abana babangavu sha ubwo nta n'urusoni wageze mu maboko ya RIB. Nakubwiye muvandi barafujyanye nabikubwiye kandi reba fanda yawe ubusi ndabigira afande rwose oyi fande biki afande nziza abana